Hello guys. Welcome back to our show kuri seri yacu nziza cyane ivuga ku bworozi bw'inkwavu. Wow. Hey buddy. How are you? Let's go say hi. Kakavutse ejo bundi kavukana n'utundi 10 twose hamwe ni 11 ako murabona kameze neza rwose. Tumaze kureba. Say hi. Papa yako ni New Zealand Red. Mama yako ni Lexi. Say hi. How are you? Okay, let's go guys. So dukomeje seri yacu cyangwa se playlist yacu. You need to go back to your mom. Okay. Let's go. Tugarutse rero twihuse cyane tugarutse kuri episode ya 5, episode y'ikiganiro cyacu cyangwa se show yacu ivuga ku bworozi bw'inkwavu. Nkuko mubibona rero n'ubworozi bwiza cyane ko murabona n'utwana twazo umuntu araza akagafata kumva urishimye uranyuzwe. N'ubworozi rwose bushobora no kuruhura umuntu stress mu mutwe kuva n'ubworozi bwiza. Guys, kuri episode enye twihuse twavuze gake kuntu cyangwa se twavuze byinjiyemo cyane kuntu wagenda ukabona ukagura icyororo cyangwa se ugashaka icyororo hanze ugiye gutangira umushinga. Ukazana urukwavu n'abagira inama yuko uzana urukwavu byibuze rushobora kuba rwarimyeho rukabyara ukabuzi ukuntu rumeze n'imiterere yarwo. Ku bantu batarebye yo episode mugende muri episode ya 4 kuri no playlist. Ishobora kuba iri ku ruhande somewhere hano ako nshaka no kuyitaginga hano cyangwa se mujye mu video yacu mutangire guys. Iki kiganiro nabwiye ngo ni cy'abantu bari serious bashaka kujya muri no mushinga babikunze babishaka. Murabona ko nanjye ndi seriye muri ibi bintu. Ntago wavuga ngo ugiye gutangiza ubworozi nk'ubungu muri Amerika waraturutse mu Rwanda rwose utari serious. Nuko ngo rero nango ndashaka ko umuntu nkurikira hano aba ari umuntu uri serious muri bino bintu ushaka kumva ko kuko yatera imbere. Kandi nkuko nababwiye na amatungo meza cyane amatungo yaguteza imbere. Guys, rero umuntu utararebye uje kwitugwa kuri ino video. Wowe nimba uri serious ugenda utangire kuri episode ya mbere y'iki kiganiro. Kizagira episode 20 nimba ufatiye kuri ya 5. Nimba uri serious umva ari ikintu kigucitsemo nshobora kuba narikivuze muri episode ya mbere ya 2 cyangwa 3 cyangwa ya 4 ntago urumva ntago ndibigenda turamo ibintu byose ariko ugenda ubirebe ubashe gusobanukirwa. Kandi ikindi cya kabiri ngiye kongeraho guys, ibintu mbabwira hano ntago ari ibintu mvuga ngo ni ibintu nsomye ahantu ntazi hoya. Ibintu mbabwira ni ibintu nkora mbamo, ibintu mbikorera ahantu mba niho mba nirirwana nazo ni from my experience. Ni experience mfite y'ibintu ndimo nkora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ninkubwira ikintu uzajya umbaza neza kwako ni ibintu rimwe na rimwe nanjye mba naragizemo makosa nkayakosora nkakubwira ko waca utagiye gukora amakosa cyangwa se ni ibintu nanjye byangendekeye neza naho naboneye inyungu nifuza ko nawe wabonera inyungu utarinze kujya guca handi wayobye. So guys, nicyo nababwiraga ni ibintu babwira ni from my experience. Wenda ushobora kuba hari undi mworozi ubikora ukundi kuntu ubwo nawe nabyumva akumva haraho tutandukaniye cyangwa se hari icyo yanyungura nawe azaze nemera ibitekerezo cyane kwako uyu mwuga turimo ibintu turimo dukora ni ibintu bisaba ko dufashanya. Nimba ari cyo nkurushije ngufashe, nimba ari cyo ndushije fasha, dutere imbere twese tuzamure uyu mushinga aho twatukorera hose tuzamura ubukungu. So twihuse rero ubwo episode ya 4 batayebye mugende mirebe episode ya 5 ni nziza cyane. Episode ya 5 manchi mwarayimbajije nagiye mumbwira twereke tubwire mushaka kwita mutarako ngo mugere nkagomeza mbabwira muretse. Episode ya 5 rero nukuvuga ngo wavuye ni cya cyororo nari nababwiye ko ya kane yavuga ku cyororo ugiye kukigura mbere yo kujya kugura gushaka cya cyororo. Ubundi ese namoka ngahe y'inkwavu meza yagenewe inyama. Ntabwo nibabwire yose kwa ko buri wese yagira experience ye peni menshi cyane, buri wese rite nayo yorora nagira gute. Ndababwira 3 noroye nizera ko ari yo meza nge ya mbere ni from my experience. Ntago ari kuvuga ngo ni ibyo nge nizera mu kiraro cyanjye ayo nizera ko ari meza ari no nanjye noroye kandi buri wese nifuriza ko yayorora.
twagiye twihuse rutorera kuri nimero 3 mu zonoroye. Nimero 3 ni urukwavu rwitwa Lexi. Twagiye Lexi ni nyuma yanjye hano rwose murimo murahita mubibona. Ni urukwavu rwiza cyane. Hey, awayo ndakeka abagiye babona amantuza yose yitwa Megi. Megi ni Lexi. Nuvuga ngo Lexi Rabbit ni ubwoko bwiza cyane. Ndakeka se ni ngombwa bari kuyiberekana. Murayize mu mavideo yanjye yose niyo nkoresha. Kunda kuba ndayikunda cyane, niyo rukwavu rwa mbere rwabyariye hano cyangwa se rwabwaguriye hano mu kibuti cyacu. Rero nahise numva nyikunze kwa no kubera icyo ngicyo, kandi ni imbye nziza cyane. Tunihuse rero Lexi igira moko, ni rwo rukwavu cyangwa se ni rwo rukwavu abantu bakunda ikiraro kirimo amabara menshi. Ni urukwavu cyangwa ni ubwoko bw'urukwavu yitwa Lexi Rabbit. Turakuza kubibandikiraho wenda. Ni ubwoko bw'urukwavu gororwa ku nshingano ebyiri cyangwa se kuri role ebyiri, cyangwa se rwakoreshwa ibintu bibiri. Rushobora gukoreshwa mu kuribwa nk'inyama cyangwa se ukabana rukoresha mu rugo. Hey, how are you? Umeze ute? Murabona ko nimba mubireba rugwa neza cyane. Niyo mpamvu bavuga ko wargorora nk'urwo kuribwa cyangwa se wanashaka ukargorora nk'urwo mu rugo. Diet yabo cyangwa ibyo urya ari ukuribwa no kurya ari urwo mu rugo biratandukana, byo ntago ari bimwe. Ntimubigire ngo wenda uvuge ngo ngo biroroshye, oya, uzirirwa bitandukanye. Ariko kwa kuntu rugwa neza rukoreshwa ku nshingano ebyiri. Hari abarworora mu rugo bakarukira mu rugo bakarugorora nk'agatungo nyiruyororeye ko mu rugo as pet, cyangwa se akabarugora nk'uku nguku ukarubyaza umusaruro w'inyama, ari nacyo rumara hano. Lexi rero ni inkwavu nziza cyane. Murabona hafi inkwavu ngera cyane ni na Lex, kwa ko ubwo mfitemo imbyeyi 1 2 3 4 5. Mfitemo imbyeyi 4 za Lexi zibyara rwose buri gihe. Urumva ko ni urukwavu nkunda cyane. Rero ni urukwavu kira ku mwanya wa 3 kubera ko ikintu cya mbere cyarwo cyiza rukwa ngo rugwa neza. Ni urukwavu umwana azaza, urabona n'undi mvugira hano kuri video, ntago rwagize ubwoba, ntago rwaciye ibintu. Rurahanga rwose rimo rurandeba, rurambwira ruti umeze ute, bimeze bite. Kubarebye video zabanje cyane cyane ya mbere n'iya kabiri, numva nanarurwekaga abana barwo bari bakirirwa kumwe n'abana barwo, ndubereka ukuntu n'urukwavu rugwa neza. Ubwo ni ikintu cya mbere, rugwa neza cya mbere. Icya kabiri, rugira inyama nini, rurakura cyane, rushobora kugera hagati y'amapound 7 n'ibice kugeza ku 10. Urumva rurakura cyane rwose, rugira inyama nayo ikura, kandi nicyo tuba dushaka mu bworozi. Icya gatatu, ruba urubyeyi rwiza. Kuno kuntu rugwa neza ni nako rugwa neza ku bana barwo. Hari inkwavu zibaho zigira umujinya. Hari ubwoko bw'inkwavu bugira umujinya umuntu atakwifuje gutunga. N'abana ruba rubamereye nabi, waza ukabona rurashaka kukurya. Irwo rero ntago urana rworere rwiza. Lexi rero ikiza cyayo nkuko ndimo bibabwira, iyo noneho ikunda abana, izi konsa ironsa abana ukabona baguye neza, barabyibushye. Niba mwibuka kwavu napimye hano ngira ngo nabikosore na kwa kigano cya direct navuze ibyumweru 3. Oya, nta kari gafite ibyumweru 3, kari karavutse mu kwa 3 ku 16. Ubwo nenge bwa mu kwezi kwa 3 ariko numva mu kiganiro nakizemo ngo ni ibyumweru 3 akwana mu gakosore. Agakwavu napimye hano nkasanga gafite hafi amapound 5. Kari karavutse mu kwa 3 ku 16, ntago ari ntago rwaye kamaze ibyumweru 3. Nabyumvishe na prodinze video ndavuga abakunzi banyetsa basobanurira. Ubwo uwabyumvishe ugira kosora ku kantu, utari wabyumva najya yazamenye ko nashatse kuvuga mu kwa 3. Aha, urumva rero n'urubyeyi rwiza cyane, ruzi kwita ku bana barwo. Abana barwo mwabonye kuntu bakura vuba vuba, nabona kuntu mbashimira. Rero ni ibintu byiza cyane cyo dushaka mu kugira ngo tworore, dushaka urubyeyi rwiza ruzarira abana neza, rukabashyigikira abana bagakurana umutima mwiza, bagakura cyane vuba vuba. Urumva rero Lexi kwa konsa, ruzi kwita ku bana vuba vuba. Duha ku mwanya wa 3, ni nayo mpamvu ngoroye cyane. Kandi ikindi cyiza cyane ababwiye, rugira amoko cyangwa amabara. Muri Lexi rugira amabara 16. N'ibintu ndandashyira ni menshi, ntago yavuga ngo yarangize, ariko nk'ubu ngubu ni murebe uru rwangiro sikijuju. Izo mfitemo z'ama Lexi zose zisikijuju, ariko urebye nk'abana rubyara baratandukanye cyane. Nk'urugero, hey buddy, how are you?
nk'uyu nguyu urabona nk'iri riri broken nk'aka kana, iyi nayo mfashe ni Lex n'aka kana. Hey, hold on. Murabona nk'aka kana mfashe hano kari broken, iba byita ngo broken color cyangwa se ni ibara ryivanje umweru n'ikigina cyangwa se gray ryivanze ukuntu. Urabona nk'ubu kari broken. Nureba akandi gasumukara kwako papaya zo nazo, papaya izi ngizi nayo ni Lex. Nimwe mwarebye kuri video ya mbere Peter na Nifitiria nayo ni Lex, ariko igize ivangiye mubibona nayikoze close. Ona nk'ubu n'umukara. Lex rero igira amabara hari no komwero nk'uru nguru ushaka kurubona ukagira ngo nta nubwo ari Lex, kandi aka naka Lex nako mamubireba rugiramo n'ibara ry'umweru. Ruvuga ngo n'urukwavu mu nkwavu z'inyama rugira amabara menshi atandukanye. Abantu mushaka kujya mutaka ikiraro cyanyu mufite udukwavu dusa amabara atandukanye. Lex ifite amabara 16 ndayabashyiriraho somewhere ahiya muyasome yose muyarebe. Ndashaka aho agaragara hose nyabashyireho ayo mfite ngeyo, ariko urabona higanjemo iki gray ndumva bayita ko ijya gusa nka ikigina, I believe. Munsobanurwa ni nkora makoze ko murumva gray cyari ikintu cyo gusa nka sima kandi atari sima. Ya sima ijya kuba muga akantu kajya ku muhondo. Lex rero nyishyira ku mwanya wa gatatu kwa kumva ifite ibintu byinshi cyane nyikundiye nk'umworozi. Nimba urukwavu rukura rukabyibuha, rwangiza rukabyara abana rukabitaho neza, umwana yatamba rukaba rutamumera nabi ngo rushake kwitara umuntu n'umurya, nanjye naza mukabona ndimo ndakora ikiganiro rwibera aha ngaha, urumva rugwa neza mu kiraro, umuntu ararukunda rwose mufite urukwavu rwiza. Ni ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri rero twihuse nkashyira urukwavu rundi rwiza cyane rwitwa Californian. Ni urukwavu rwitwa Californian cyangwa se nimba muzi umujyi wa ngaho leta muri Amerika witwa California, narwo rwitwa Californian nkaho bavuze ngo ni urwaturutse muri Californian. Narwo ni urukwavu rwiza cyane. Reka ndebe wenda mbereke rwo mfite. Hey buddy, sorry ndashaka kwerekana. Murabona uru rero ni Californian, narwo ngiramo imbye ebyiri zazo, ni sekurume. Nuvuga ngo nayo iyi ni pure breed. Zo niyo mbereka ni pure breed, nuvuga ngo ntandi maraso yivanzemo ni Californian pile. Inayo ni sekurume Californian pile. Ndakekwa nani mbibasha ndagenda mbereka nizo mbyeyi ziba hariya zigira karitse yazo. Mbese urumva iyi Californian rero yo igira rino bara gusa, kuvuga ngo ibifite amatwi y'imikara, ikagira amaso y'imituku. Twegere buse nk'abareba. Hey, look at there. Ngo ifite urabona untuzo y'umukara hano ya ku maso yayo, ku kuzuru, kutujanja twari umukara, no ku murizo abari umukara. Ngo California nta yindi barigira, igira iyi ntuza gusa, igira katare ku murizo nabasha kwerekana. Nimba ubireba igira umurizo n'amajanja y'imikara, izuru ry'umukara, ku maso h'umukara, amaso y'inzobe nako amaso y'umutuku, amatwi y'imikara. California rero nyishyira ku mwanya wa kabiri kuziye mpamvu. California nubwo nababwiye Lex ifite ibigwi byinshi, imeze neza, izikurera abana, yitonda, igira inyama izamuka yihuta cyane, ariko uwo bigeze kuri California irayirusha noneho. California ni urukwavu urufashe ukirukoraho ubwarwo ruratsindagiye. Urarwumva kumva inyama ya rwose ukirufata gutyo, urumva ko ari urukwavu rutsindagiye, rufite inyama zirimo koko z'ibisore. Urumva rero utugiye mu bworozi California usanga twise twirushisha Lex, kwako Lex nayo ni nziza, ariko ntago izakura cyane cyangwa ntago izagira inyama yihuse mu kudukura kujya tubona umusaruro nkuko California yawuduha. Ariko none twagaruka Lex nayo irusha kuba ifiri speed, ikora ibintu bya vuba California kwako rimwe nemwe mbona umuco wazo
ni inkwavu zituje, ntago nimba uko zikora cyane zite, ntago ari inkwavu ubona zishabutse oya, iba yiturije n'isekurume ya California nushyiramo ishashi igihe izayimye iminota bizayifata ya Alex zaba yasoje cyangwa se y'urundi babwire hano hambere hari buze. California zijya kwana kuba timide mu kuntu, ariko ni inkwavu nziza cyane. Ikindi kiza cya California kindi cyangeyeho igira ubwoya bwiza cyane. Abantu katarimba nakongera nkabubereka bari Come show you. Ya kanongere nse nkubereka, urabona ibyo nababwiraga, sinzi wenda murabibona hano neza. California igira ubwoya bushashe, nimba ubibona igira ubwoya wagira ngo busiza amavuta. Ni nayo mpamvu abantu bakora amasho cyangwa se abantu bajya kwerekana inkwavu bakunda California cyane, kwa ko nimba ureba ubwoya bwayo wagira ngo busiza amavuta, uko ukoraho gutya kose wagira ngo busiza amavuta, buranyerera rwose. Wabibonye? Urabona ko rwose California ifite ubwoya bwiza bitandukanye nuko Alex ifite ubwoya bukeya kandi ukoramo gutyo ntumve ko bworoshye buryamye ku bundi. Rero niyo mpamvu California abantu bakora ibintu mu mitako y'uruhu rw'inkwavu bayiprefera cyane, cyangwa amakote cyangwa ibiki. Nongo California iyi ni imari, uru ruhu rwayo abantu bakora imyenda, abakora ibiki barayikunda cyane, kubera ko urabona ko nimba ureba urabona ko uruhu ruraryoshye, ruranyerera, wagira ngo ntayisiza amavuta kandi ntayisiza amavuta. Umweru wayo uruhu ureba utwoye, ntabwo igira ubwoya bunini, igira ubwoya butoya cyangwa se buri medium bujya kureshya nka gutya paraporo y'izindi, ariko buryamanyeho bunyerera. California ari ikintu umwihariko wacyo, kwa ko ni mu nkwavu nkeya uzabona zifite ubu bwoya bwiza. Rero ko umuntu ushaka korora ariko ashaka no gukora business yo gucuruza cyangwa gukora imitako mu mpu z'urukwavu, California nayo uhikigira target yawe ya mbere, kubera ko nimba ufite Alex uruhu rwayo ntabwo ruzaba rugaragara neza nk'urwa California. Na New Zealand ngiye kuvuga hambere nabwo ntabwo igira uruhu nk'urunguru. Rero niyo mpamvu California yateye imbere cyane, kwa ko ibigisore igira inyama nini ariko ikagira n'uruhu rwiza cyane. Urabona ubwoya, reba ukuntu bumeze di urabona rwose ko ari sawa cyane. Rero akona ko nuga keeping in mind ugiye gukora business, ubanza kumenya icyo ugiye gushaka. Nimba ushaka ubwoya, California hatari ni ya mbere. Abantu bakora amastile wabaha gahunda rwose. Gabo reka twe gusubizeyo. Yep, go back. Thank you. Murabyumva rero nukuvuga ngo California nayo rore yacu nkuko twabonye ibyiza bya Alex ko ari imbye nziza, igwa neza, irizikorera abana kandi ikura cyane, ariko naho tubonye indi yirusha. California ikura cyane, kandi ikindi cya kabiri ikaba ifite ubwoya bwiza cyane bukundwa na bose ariko nimba ushaka amabara igira ibara rimwe gusa ari ryo ry'umweru n'amatwi y'imikara n'utujanja, mbese zose zirasa, ntago uzasanga irindi baraho never. Urumva rero California nibyo bigwi byayo. Ushaka kuvuga ngo ukore business uvuga ati ngenda tagatinga inyama ariko ndatagatinga n'ubwoya cyangwa se uruhu, wumva ubwoya hariho n'uruhu nyine abantu bakora ama jacket ibiki byose, California is the best choice kwa ko izabiguha byose. Ushaka imbyeyi nayo uzabigira, nushaka imbyeyi nziza, ushaka utari business kizamuka, ushaka urukwavu rworoshye mu gukontororwa mu kujya hotel, Alex is the best. Ukazambuka kwa California nayo numva ko ibyo bintu bya bisaba kugenda umenya no kwita ku rukwavu, kwa ko nitugira wenda kumwihariko kuvuga California gusa nzajya mu detail menshi cyane mbereka nibyo wayikoresha no kuntu wanakora ibyo bintu byose ngiye mbabwira biri benefit. Twagiye rero ku mwanya wa mbere kuri ngewe cyangwa se wonagira inama wese, urukwavu rwa mbere washaka ni urukwavu rwitwa New Zealand.
ni urukwavu rwampaye amateka, ni urukwavu nkunda, ni urukwavu ntabona uko mbabwira. Uwo tugiye muri izi zose kuzireba nagiye mbakurikiriza ukuntu Lexi irusha California, California ikarusha nagiye mbakurikiza ukuntu California irusha Lexi mu gukura, ariko nayo bo bigeze kuri New Zealand. Bye bye. New Zealand ni urukwavu rwiza cyane ruza mu mabara 5, ntago rugira amabara menshi, rugira umweru, ndana ufite hano ndumva, reka nze ngubereke. Okay. Yep. New Zealand igira umweru ariwo uyu nguyu, wari umweru pire cyane, ariko New Zealand ibibyibushye ikura neza ibyibushye. Mu gihe nababwiraga ko California ari nziza mu kugira uruhu rwiza cyangwa se no kubyibuha, New Zealand noneho ko ntago igira uruhu rwiza, igira ubwa burebure nimba bureba, urabona ko bimwe burapfuka nanabukozeho gutya rwose, urabona ko ikiganza sinzi bamwe bireba, ikiganza kinjamo kikarengerwa, kandi New Zealand umutwe nakoragaho ukuntu ubwa buraryamiranye do, urabona New Zealand do, urabona burimo buranapfuka, kwa kugira ubwoya bwinshi buranapfuka, ariko mu gukura ikura yiruka, utwana twayo dusiga utwarega isureba cyane, bijya kugenda naho gatoya na California, ariko usanga ku rugero rw'amezi 3 akenshi usanga New Zealand irusha California ipound rimwe umwana akana karwo. Nuba ngo urumva n'urukwavu rwiza cyane, ariko nanone ibi byose ndimo mbabwira ni kuvuga ngo na pure breed ni kuvuga ngo ni ubwoko buri pile, ni kuvuga ngo ntago umuntu akuzaniye New Zealand nk'ubu ngubu ngakuzaniye New Zealand ariko ari ikimanyi. Tuzagira umwanya wo kubasobanurira iby'ibyimanyi, ariko ibi ndimo babwira ni wabajije ukagenda ukazana urukwavu 100% ruri pure. Nuba ngo nimba ari New Zealand nk'iyi ngiyi ntago amaraso yo ntayigo yigize jyamo urundi rukwavu urundi bwoko, habe n'umunsi n'uyu n'umwe yavutse ku mbyeyi za New Zealand, izo mbyeyi zarabyaye na New Zealand, ni New Zealand 100%. Iriya California nuko nguko mfite na certificate yazo 100%. Lexi nuko nguko, nuvuga ngo ugiye kureba inkwavu rero zikura cyane pe. Uru rukwavu nteruye gutya mwamenya yuko nibwo bwa mbere bigiye kujya kubyara. Reba ukuntu bimeze. Urabona? Nuvuga ngo ibiro rufite byonyine rumaze kugira mu mapawundi ngahe ari urubyeyi rugiye kubyara rimwe. Ruba ndimo kubyara gatatu rero kwa vuba rubyaye rwa mbere uhitona ko rwiyongereyeho ikintu. Rero utwana twarwo rero nk'izo hari runi mfite rubereke rwo rusa red, kwa mfitemo imbye 3 ubu ngubu, hari rumwe rwabyaye rusa red, ubwo ne ebyiri, rumwe rwabyaye bwa mbere, n'urundi mfite rumaze kubyara gatatu rwa red, noneho n'uru rw'umweru. Zose ni pure breed. Vuga ngo muri New Zealand mu mabara 5 habaho umweru nk'uyu, hakaba bita umutuku, ariko rujya gusa ndabureka rujya gusa irindi ntago ari umutuku, ntimvuga umutuku akaba bita red. Vuga ngo umweru, red, umukara, ubururu na broken nayiberetse ni ibara rujya kubona ukabona harimo umwere, kwano ukabona harimo utundi tubara enda tujya gusa umuhondo cyangwa tujya gusa igitaka. Rubaho narwo rwa New Zealand rumeze rutyo. Nuvuga ngo rero itandukanyirizo ushobora simbonye izo nkwavu ebyiri ko mwatubwiye ko Lexi igira urw'umweru narwo rusa gutya, sibyo zanaberetse akana afite, mukatubwira yuko California isakuriye, ariko hari urundi rwitwa Californian Lexi, mutazajya ku isoko abantu bakabacanga. Hari urundi rwitwa Californian Lexi rusa nka California neza, ururebye wagira ngo ni California nkira naberetse, ariko difference ukoze ku bwoya bwawe gutya, Lexi igira ubwoya busanzwe rwose nk'ubw'agakwavu gasanzwe, bunashi ukozemo gutya bugumiza buhagaze bugize gute, nta bundi kindi special. Ariko California ubwoya bwayo ukozeho gutya buhita buryamira rimwe. Ikindi cya kabiri nzabereka, wenda wabonye New Zealand ubwoya bwayo burapfuka buratumuka do, uko nkozeho gutya urabona burimo buragenda butumuka. Ngo igira ubwoya butandukanye. Ngo rero na New Zealand gutandukanya na Lexi uburebure uruzireba hano ku mugongo, nzayibereka kuri pariti yihera yo gucagura utwana, ndumva hari zigira ukuntu ziteye bitandukanye. Lexi ijya gutera ishongomoye, New Zealand igaterayo irimo
tugita gutese ngo yo ibyibushyemo ntago ubona ari akantu kameze gutyo birebera hano hejuru y'urukwavu rutandukanye ngo ubonye ishashi cyangwa urukwavu rw'umweru rusa gutya rwa Lex ntago wabutandukanye ntago umuntu yaza ngo akubeshye ngo ni Lex oya ni ibitabaho rwose ziba zitandukanye rero uru ni New Zealand white ngo ruba rusa gutya say hi vuga hi ruba rusa gutya kandi ndende niba nabonera n'urw'umutuku narwo mbereke okay uru narwo nirwo bita red murabona ko ntago ari umutuku nk'umutuku ariko bayita New Zealand y'umutuku murabona iyi nimbye ine nababwiraga imaze kubyara gatatu nimba muyireba bari abayo iyi niyo bita red ariko namwe mwayibonye bwabwo nababwiraga do nimba mubasha kubibona do urukukoze kwa kugira ubwoya bwinshi do nimba mubireba kwa kugira ubwoya bwinshi burebure murabona ko n'ubwoya burebure rwose ukuntu urwoya rureshya rwayo kindi bayibona ngo buranapfuka ariko hari izindi zigira ubwoya bupfuka cyane kuzirusha ariko New Zealand ruvuga ngo akana gatukuye gutya ka Lex kwa Lex negira no mutuku ntago nakwaga koraho ngo gapfuke gutya kandi ikindi cya kabiri nimba uyireba igira umugongo hano inyuma uforomye bitandukanye no kwiya Lex nayo ibisa ngo iyi niyo red nibwo bwoko buringira bwa niyo mabara biringira New Zealand gusangira umutuku n'umweru ndaberetse hagira California yo igira ibara rimwe ariko ubwo nandi mabara nzashaka uburyo nyabereka ya New Zealand ntayo ngira ariko ari nabire ariko nzashaka uburyo nyabereka ninyabona ahantu nzayabereka nuko rero urabona urukwavu rwacu rwa mbere ni New Zealand muti niye impamvu nayibabwiye ngo New Zealand mu nkwavu zose mfite hano ikura cyane byihuse kandi turaborozi bashaka agafaranga turabozi bashaka ko urukwavu rubyare vuba rugende ruduhe umusaruro rero nuko ngo ngiye inkwavu eshatu nahisemo ni New Zealand nayihitiyemo ko gira abana bihuta vuba nkibitamo California nuko ngo nayo ikurikirana na New Zealand ni nazo trace ebyiri hano muri Amerika nziza cyane abantu bose bahitamo cyangwa se ushaka korora bya kinyamwuga hitamo kubona ama pure breed arahenda mu kuntu ariko araboneka kuzashaka za contact abantu bari mu Rwanda bambazaga ngo se twabona icyororo gute byagenda gute guys turimo turabategurira aho muzajya mujya kugura ibyororo byizewe 100% ko ari ama pure breed nivo ahangaha biracyari muri process turacyakorana ibiganiro tunareba naho twakubaka ariko vuba ahangaha bitarenze iyi mpeshyi irajya kuvamo twababwiye ukuntu muzajya mubigenza naho muzabona inkwavu zizewe n'abantu bazibafasha kuzikurikirana bizewe 100% ndetse n'amakuru mashyashya nanjye nzaba mpari ku munsi wo gufungura ibyo bintu byiza cyane cyangwa ubwo bworozi rero dukomeze tuvugane kandi tumutashana uburyo twabakora nka group abantu bashaka bari interested no kugira ngo baze close tubaganirize byimbitse bitarahanga umuntu akora video wagenda najye turabitegura tubihuza ngo turebe ako tuzabegera tubigishe cyane rero mushonje muhishiwe mwihangane gato turimo turabashakira igisubizo rero aya moko atatu niyo tworeye hano cyane niyo dukunda ariko sinabura kongeraho n'ubwoko bwa kane bwitwa Silver Fox ni urukwavu rwiza cyane rujya kumera nka Lex ariko ntago hano ngi naruhisemo ko mfite deja Lex kandi wo mbikompaye mbona bijya kumera kimwe ubwo nzanababwira impamvu kambibiri banga hari video nzababwiramo impamvu aya moko atatu nayoroye kuko hari ukuntu noneho karagiteri zazo twako zitandukanye binamfasha gukora icyo bita cross nubango no kubanguriza hari ukuntu ururukwavu nkundi byarwo n'urunkakunda ibyarwo hari ubwo mpitamo izi nizi nkazibanguriza kugira mbone umwana runaka cyangwa se agakwavu gatoya nshaka nk'urugero kandi natangiye mfashe nakaberetse reka nongeye nkabereke hari nk'urugero nk'aka kabebe kacu akangaka ni cross
mama wako ni New Zealand na ni Lexi, mama wako ni Lexi, papa wako ni New Zealand Red irimo hari inyuma. Urabona kagiye kuzana ry'abara ry'umutuku rya New Zealand naberetse, nimureba n'ubwoya bwako murabona ko noneho katangiye kuzana ubwoya noneho bwinshi nako. Nimureba umutwe wako wenda ushobora kutatu bimenya ukiri mushyashya, ariko urebye umutwe wako no New Zealand katangiye kuzana ibigango bya New Zealand. Ariko noneho kabyawe na rwa rukwavu ruzikurera cyane, urukwavu twahisemo. Nubango rero mu kureba inkwavu nazo runaka worora rimwe na rimwe ureba izuhuza zikazabasha no kujyana nazo zibangurirane ubonemo icyororo cyiza. Nimba murimo mubyumva ndi umucuruzi, nubango nimba hari urukwavu nshobora kubona nkavuga ngo urunguru ni rwiza, ariko hari ubwo nshobora kuba nk'ubu nk'urugero nta na rimwe nyafata New Zealand ngo nyibangurizanye na California. Hari impamvu nzabibabwira. Wabikora wowe ukakora experience ukareba, ariko ngiye sinyambi prefer. Ariko usanga nakoze ama cross hagati y'izindi, nzabwira impamvu, nzanabigisha n'ukuntu umuntu abona umusaruro muri cross. Bigishe nuko hari icyo umuntu abona icyo bita hybrid nayo rero nk'ubu aka kana kacu kwako kavutse kuri pure zombi naka hybrid. Nzabwira ukuntu umuntu abireba n'ukuntu ubikarikira, cyangwa se so kubikarikira ukuntu bigena impamvu yazo. Ese wahuza iki n'iki? Ni ikiganiro kizaryoha guys, mukomeze mukurikire. So rero kwihuse kugira ngo ikiganiro kibe short, mbere ubwoko butatu nongeraho ubundi bwa kane. Silver Fox nayo wa includeamo n'ubwoko bwa kane, ubwo ngubwo ubwoko bwa gatanu ndababwira mu kiganiro kindi kiribuze kigiye kutagikurikira. Iki ngiki gisobanura ukuntu umuntu noneho yakwishakira icyororo ugikuye mu nkwavu zawe, cyangwa se rwa rukwavu twavuze kuri pariti ya kane, kuri episode ya kane wazanye rutari rwabyaraho kwa wabuze urwabyaye, urwo wazanye ukuntu warutestinga kugira ngo ubone ko ari cyo ari shashi ya nyayo, cyo bita pure icyo bita proven dog, cyangwa se ishashi ya nyayo yo kuguma mu matungo yawe. Rero ni kuri episode nibazana nagifitiye urukwavu rwa gatanu mbahishiye mushobora gushaka, ikazabera rwiza cyane. Sawa rero ndabakunda, mukomeze mukore like, share, subscribe, ndabakunda cyane. Ciao.